umunyamakenga yabo nibibi bije hari abantu Imana yahaye imitima yo kugira ngo ibaburire babwire ariko nyumva neza rero Yesu yambwiye yuko abantu benshi bari gusenga ariko badafite ubugingo, abantu benshi bari gusenga ariko bafite urubanza, abantu benshi bari kuririmba ariko bafite n'itegeko ry'ubugingo ariko si itegeko wowe rya pasiteri. Uraza kundangisha icya 10 se kubiri none se wayamaye cyangwa wamaye urwunguko? Bundi se n'ubuhanuzi iki cyangwa n'umwuka ki watumye mbona icya 10? Wowe pasiteri bibisambo n'abasambanyi ni buri kuvuga ngo babashyire ibya 10 ngo byaba bakoresha ngo ibyo yakoresha ntabwo babizi. Wowe umuntu nasenga ari kukubwira ngo zana icya 10 Imana izaguha umuvumo. Nuhi icya 10 umukozi wa Satani cyangwa umuntu wagiranye isezerano n'Imana y'ikuzimu. Ni ukuri ko Imana muzarimbukana. Icya 10 ni isezerano ry'ubugingo, n'umuhe icya 10 akorera Satani yaragiranye amasezerano n'isi y'umwijima na Illuminati, muzamanukana ikuzimu. Umuntu w'icya 10 ugamuha amaturo, ukana no gusambana no kwifuza kubi, tandukana no kwibona n'ubwibone, tandukane no gutukana, utandukane no kuroga no kubeshya abantu. Nimba Yesu atagwaye ijambo wiza kubeshya isi, nimba umwuka wera atari ukubwiye urinde wo kuza gukritika. Ariko reba nk'iyi nda y'umugore iza ikaza gukritika abantu b'Imana kandi ubizi neza kuri ndayo ntubizi. Yesu agukiza kanseri ariko ugakomeza kurwara kanseri y'umunwa. Yesu yambwiye ko nta doctrine iba muri Bibiliya habamo amagambo abiri, umwuka n'ukuri. Wanyumvise neza biri muri Yohana. Muri Bibiliya habamo Kristo Yesu, ntabwo abo ba Nebukadinezari nabo ngo ba Alexandre Regara n'ibindi. Ibyo ni bya histoire. Ibyo ni bya histoire. Ibyo ni bya histoire n'ubugereki. Yesu ntasa rero n'amateka. Ahubwo Yesu ashyiraho amateka. Wanyumvise? Yewe uzambwire nyine ishuri rya Eliya. Ninde mwarimu wigishije kwandika umugabo? Ninde wamwigishije inyajwi n'inyuguti? Mbwira umwarimu wigishije Mose. Hanyuma umbwire tape enfant de Sadene Shadele Vasene. Ninde wigishije Yeremiya sha? Ninde wigishije Samuel? Hanyuma nsobanurira ninde wigishije Enoki? Nsobanurira Tamisa Benene enfant de Sadene Shadele Va. Ninde wabwirije Abeli kujya gutanga igitambo kinezeza Imana? Umuntu wese w'ikigoryi baramwoshya ngo hanura gutya. Umuntu wese w'ikigoryi baramwoshya ngo igisha gutya. Umuntu wese w'ikigoryi bamushakira tene. Ntabwo umuntu w'umunyamasengesho n'umuntu w'Imana bamushakira tene. Ahubwo arasenga Imana ikamubwira ikikwiriye kumubwira. Abo mpamvu rero badahishurirwa ahubwo bajya gusoma ibitabo. Nuko nta guhanura bafite, ntiyakirukana Satani, ntiyasengera dayimoni, rwose nta kindi. Ahubwo ajya kwiga teologiye kugira ngo ashake ubwami, ashake ruwayomi. Uri kunyumva neza? Twebwe ntiturabaza ruwayomi. Ahubwo ndumwami Imana mu izina rya Kristo Yesu. Uranyumva neza? Aba rero nyine rega nyine na amategeko Satani n'isi baha kugira ngo ab'umwuka bikange. None si yabavugaga ngo bamenya yuko Petero na Yohana batigishijwe ahubwo bamenya yuko babanye na Yesu. None se ijambo rivuze ngo Imana izakoze isoni abanyabwenge. Nabo bateologiye rega bungu bari gututubikana. Umuteologiye ntashobora gusengera umuntu ngo sida ikire. Imana ntiyabimuha kubera yuko izi ko ari umugome. Yakikomanga yazasiribanga abantu. Uranyumva neza? Nakubwiye ngo nashuri Mose yagiye kwigamo guhana mwige kubaha Imana. Ijambo yarivuze ngo igisha umwana hanyuma umwana uzamwigisha teology. Toza umwana wawe inzira. Wowe nawe ubwawe nuramenya kwiyigisha kubaha Imana. Uraza kunyigisha kubaha Imana utese. Nuyizi. None se Yesu banzu nyume ndeba. Yesu yirukanya abadayimoni. Yesu yarahanuraga. Yesu yararondoraga. Hanyuma nyine nunyereka umuteologiye urondora akirukana abadayimoni kandi akigisha ukuri. Wese nzamwita umuteologiye nzamwubaha. Kuko azaba kwiriye icyubahiro. Ariko wimbeshya babavangira. Aba umuteologiye ubuvuze ngo kwambara ikote no gushyira inda hano imbere no gutebeza. Rimwe na rimwe mukabeshya yuko nibaha amamodoka n'amazu aribwo ngo muzisa ukavuga ngo ufite ngo ngo daddy wawe cyangwa paseri wawe ngo papa wawe. Nukuvuga ngo uzarimbukana nabyo. Imana ntiyagusabye amafaranga ahubwo yashatse ko ugira gute uri umutinde ahubwo banzu yemerere agukiza ubutinde agukiza urupfu no kurimbuka.
mudukurikira bo mu Rwanda, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, namwe mu mujyi wa Kigali turabashuhuje cyane. Namwe rero mutuye muri diaspora mu ntara ya Gatanu turabishimira, muri Amerika, i Burayi, muri Canada, namwe muri East Africa turabakunda cyane, muri Uganda, muri Congo, mu Burundi, Tanzania, mwese turabashuhuje cyane. Imana ibahe umugisha rero cyane, kuko abafite ibibazo, intambara, ibigeragezo, mwihangane kandi Imana iri kumwe nawe, namwe irabazi. Muri uyu mwanya rero dufite umukozi w'Imana. Mbere yo kugira ngo tumwakire, reka dusengere Imana kugira ngo iki kiganiro kigende neza, kuko iyo turi muri iki kiganiro tuba tugira ngo Imana ariyo ituyobora mu kiganiro, ntabwo tuvuga ibyacu n'Imana ibitubwira. Reka tumuhe karibu n'ubundi adusengere Imana twinjire mu kiganiro cyacu. Urakoze cyane. Mbere na mbere mbanje gusuhuza abakunzi bose n'abakurikirana ubutumwa bwiza bwa Yesu kuri televiziyo y'Umuremyi TV. Imana ibahe umugisha kandi bagira amahoro. Rero mu mpamvu zo gusaba, impamvu zo gusenga, Uwiteka Mana yera, Imana y'ukuri, Imana y'imbaraga, Imana ifite ububasha, Imana ifite ubushobozi cyane, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye neza yawe n'ubuntu bwawe, ushimiye yuko utumye tugera ahangaha ku kinyamakuru cy'Umuremyi TV. Bana n'akanwa kagiye kuvuga, akanwa kagiye kubumbura, kabumburire mu kuri kw'Imana kandi gatangarize mu mbaraga z'Umwuka wera, kerekanishe iby'umucyo no gukiranuka mu mpamvu za Kristo Yesu gusa. Hanyuma ubwo butumwa uwo muntu w'Imana agiye gutambutsa bugende bukize, bugende busenye impamvu z'ibihome by'abadayimoni n'ikinyoma cy'isi na Satani, impamvu zose z'ibyiyoberanya zose zibure, haboneke impamvu z'umucyo w'Imana, kandi ntaba ari je ahubwo Uwiteka anyambika ubwiza bwe mu mpamvu zose, mu izina rya Kristo Yesu, amina. Efotse, Imana iguhe umugisha kuba mudusengeye kugira ngo iki kiganiro cyacu kize kugenda neza. Mbere na mbere wenda reka mbanze nkubaze utubazo kugira ngo kuko nabonye ukunda gusubiza rwose kandi ugasubiza bya nyabyo. Navuga ngo reka nkubaza akabazo gatoya, ndabizi ko uragasubiza. Muri iyi minsi ubona nk'amadini, iyo umuntu asengera nko mu idini rimwe undi agasengera mu idini rindi, ari umusore cyangwa umukobwa ntashobora gushaka umukobwa uri mu idini rindi iyo ugiye gusaba mu rindi dini kugira ngo wenda muzakore ubukwe. Amadini muri iyi minsi ntabwo abyemera, baraguhagarika. Wowe nk'umuvugabutumwa, nk'umuntu wemera Imana, ufite umwuka w'Imana, wowe ubyumva ute nka Faustin? Ni ukuvuga ngo ikintu nagusubiza cya mbere, iyo umuntu asenga Imana mu kuri, icya mbere iramuyobora, icya kabiri ntahutiraho, nta nubwo ahubuka, nta nubwo yihutisha impamvu zitari zo kwihuta, ariko ntiyanakwitondesha cyangwa ahagarika impamvu zibidakwiriye guhagarara no kwitonda. Ni ukuvuga ngo rero Yesu niwe ufite amaboko abasha gusohoza umurimo muzima ku bwoko bwe cyangwa ku bantu be. Rero numva yuko umukobwa uri muri Kristo Yesu mukuri, nzi neza yuko Imana imuvuzeho ubukwe, ntabwo agomba kureba idini, ahubwo agomba kureba umugambi w'Imana n'intego y'Imana. Kandi idini si ryo riba rigiye kumurongora, kandi n'uwo musore si idini aba agiye kurongora, aba agiye kurongora umugeni n'umukobwa n'umwari agashyirwa umukwe. Rero ni ukuvuga ngo mu mpamvu z'ubugingo Umwuka arabayobora. Iyo ari mu mpamvu z'abantu bakora iby'abantu. Ibyo ngibyo ndabyumva. None iyo umuntu wenda nk'umukobwa agiye guhindura umuhungu mu rindi dini ko bamuhagarika, kandi ijambo niba navuga niba ari ijambo ngo ikiziswe mu isi ngo no mu ijuru kiba kizirizwe, ubwo twavuga ko Satani ntashobora kuzirika ubwo umwijima ntushobora kuzirika umucyo.
ahubwo ibiri mu mucyo nibyo bifite ububasha n'ubutware ku mwijima. Rero ntabwo wambwira fo apotre cyangwa se fo bishop cyangwa fo berger umushumba mubi ngo azavuma Faustin cyangwa ngo azavuma Daniel, ntabwo bibaho. Umuvumo uragaruka ahubwo ukamutwikira. Nimba Imana ibwiye Aburahamu ngo uza kuvuma nzamuvuma, uzaguhesha umugisha nzamuhesha umugisha, nzaba inshuti y'inshuti zawe, nzaba umwanzi w'abakwanga Aburahamu. None nukuvuga ngo uri muri Kristo Yesu nateka acirwaho. Barakuvuma ariko ikavuga umugisha. Niyo mpamvu Balamu yashatse kuvuga ikibi ku Bisirayeli. Imana yaravuze ikiza, Yesu yavuze umugisha ku muntu uzamwizera n'uzamwiringira. Ntihariho umuvumo. Kandi yego Yesu yabanjirije byose. Satani rero ntacyo ari cyo kugira ngo ahubwo kereka iyo umuntu arandutse mu byiringiro byo kwiringira Kristo Yesu neza, nibwo ajya gusenyuka. Ko Yesu yaravuze ngo ikitubakiye kuri Kristo cyose kigomba gusenyuka. Rero ubakiye ku rutare wese arakomera, ariko ikiri ku musenyi, kiri ku bantu, kiri ku madini, kiri mu magambo kirasenyuka kandi kigahirima. Yego. None wowe uravuze ngo abashumba fo berger, abashumba gito, gito, intumwa za Satani, none n'abakozi b'umwijima. Ushatse kuvuga ko hari abashumba intumwa za Satani ko tuvuga ko bavuga ngo basizwe amavuta na Kristo. Satani arabasiga. Satani asiga Alpha Rukao, Satani yasize bati Bi Joshua, Satani agasiga ba Ben Hill, agasiga ba Joyce Meyer. Ntabwo wambwira ngo umugore yasizwe na Kristo Yesu. Ndi kubikubwira ko nta mushumba w'umugore wasizwe na Kristo. Uranyumva neza? Nta mushumba w'umugore ubaho mu isi wabayeho, uzanabaho, uzasigwa na Kristo Yesu. Kubera iki? Ni Yesu rega ntagasiga ikinyoma. Yesu ijambo ravuga ngo umuntu ndashaka ko umwepiskopi inshuti yanjye ngo nuko abayifuje umurimo mwiza, ngo nuko umwepiskopi rero akwiriye kuba inyangamugayo, umugabo w'umugore umwe, udakunda ibisindisha, wirinda, ugira gahunda mu kubaho kwe kose, uzikurera abana be, agategeka urugo rwe neza, ndetse kandi akaba atari umukunzi w'imi, atari umunyaruko, atari umunyamahane, atari nakazitereyemo, ngo mbese utazi gutegeka abo mu rugo rwe yabasha ate kurinda itorero. None se ubu mu rugo hayobora umugore cyangwa hayobora umugabo? None se nimba ijambo rivuga ngo nkuko Sara yagandukiraga kumvira Aburahamu, namwe muri abana bo nimba mukora neza ntagire ubwoba buhamura. Kandi ijambo ravuze ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo mugore ushaka kuba pasterikazi cyangwa apotresse, pasterine ntabwo abaho kwa Yesu. Imana izi ko abahanuzi kazi babaho, abadiyakoni kazi babaho, abavuga butumwa kazi babaho, ariko nta mugore wo kwigisha no gutegeka abagabo. Ubwo bishatse kuvuga ko uri kuvuga ko nta mushumba w'umugore ntibyigeze bibaho ntibizanabaho. Umugore wese ushumba ararimbuka, abayoboye bakarimba. Ni ukuri ko Imana ndakubwiza ukuri. Abapfuye bavuga ngo ni abapasterikazi bose bari kuzimu Gehena, n'abandi bari kuyobora hano mu isi. Ntabwo ari umwuka wa Kristo Yesu, ni umwuka wa Yesu Bal, ni umwuka w'isi, ni umwuka wa Satani, ni umwuka wa Jezabel. Jezabel wiyita umuhanuzi kazi akiyita apotre cyangwa akiyita apotresse cyangwa akiyita bishop cyangwa se ni bergele, ni ibintu bibabaje cyane. None se ijambo rivuze iki muri Yesaya 3:12? Riravuga ngo ubwoko bwanjye burarenganywa n'abana, kandi burategekwa n'abagore. Nyamuna bwoko bwanjye bakuyobora barakuyobya bakarimbura inzira unyuramo. Rero ubwoko buyoborwa n'abagore burarimbuka. Ngo Faustin wapfobeje ko no, ntabwo gende gupfobya umugore. Bibiliya ivuga yuko abadiyakonikazi babaho. Uranyumva neza? Bibiliya ikerekana ko abahanuzikazi babaho. Uranyumva neza? Bibiliya ikerekana yuko abinginzikazi babaho. Uranyumva neza? Nta muntu Imana yanahaye icyubahiro nk'umugore. None se wabyaye Yesu nyine si umugore? Ni umugore. Uranyumva neza? Werega jewe ntabwo winyumva muri santima, ndi kuvuga hano ubutumwa bwa Kristo Yesu bw'umusaraba. Oya ndabwumva. Hanyuma jewe ntabwo ndi umufeministe, nta nubwo naje kuvugira donc ntabwo ndi umupolitologue. Uri kunyumva neza? Hano ntabwo ndi kuzana ibintu by'abagira iki, nta bintu by'isi, nta by'abanyamerika. Urankurikirana neza? Mu isi umugore yaba presidente,
mu isi umugore yaba ini ministre, mu isi Imana yanatuma umugore w'umudepite kazi, uranyumva neza, akaba n'umumeya kazi, ujye ubyumva, uranyumva neza. Kwa Kristo ntabwo bibaho. Iby'Imana Yesu yaravuze ngo Kayizari na Kristo n'Imana baratandukanye. Ibya Kayizari, umugore nagenda abayobore mu isi ariko yiza gutegeka mu nzu y'Imana. Wanyumvise neza? Ni ukuvuga ngo umugore yemererwa guha. Ese ubundi reka nkubaza ikibazo kuri kuvuga ngo ndi kunenga ngo ndikuzana donc indi donc igitekerezo kiri ideal. Nta ideal, nta ideology kugira ngo isi nyumve neza. Nimba ijambo rivuze ngo kuko nanga ko umugore yigisha cyangwa ategeka umugabo, umugore akuraho ubutware bwo kujya, nimba ari Bibiliya basoma kuko ari Imana, nimba iki gitabo ari cy'Imana. Hano muri Timoteyo wa mbere 2 umurongo wa 12 niko havuga, kuko nanga ko umugore yigisha cyangwa ategeke umugabo, ahubwo aganduke rwose. Ngo kuko Adamu rero wabanje kuremwa nyuma bakurikira Eva, ngo kandi Adamu se wayobejwe, ahubwo Eva niwe wayobejwe ahinduka. Erega kwa Kristo biza kwe. None se ubu ngubu uyu munsi wa none naza nubwo mfite isezerano ryo gushumba, kuvuga ngo uyu munsi wa none ndi pasteur. No. None se kuki nyina, none se ubwo urambwira ubuze uyu munsi wa none umusirikare wese yaza agahita avuga ngo ni general. Oya. None se ubwo umuntu wese ubu nyine umuntu ya wese yavuga ngo kuko ndi umunyarwanda ngufite ngo ngize ububasha bwo kwitwa nanjye president. Oya. Nandi gicenye cyangwa umugome. None nukuvuga iki? None se ubwo umugore we yigira iki Imana itamugize ati? Ninde umuha kujya kwigisha nyine abagabo? Nanje guhanura asengera abagabo, asengera ibihugu, asengera igihugu cye, asengera abanyarwanda, asengera n'abanyafrika cyangwa nabo banyaburayi. Ariko izo feminisme ziva i Burayi n'intuze ziboshya. Ariko nyumva neza. Rero nukuvuga ngo kandi unabe bagore baba ba pasteur uzareba imico yabo. Bose nukurwanya ibyanditswe byera. Erega kurwanya Imana nukurwanya ibyanditswe byera, ntabwo ari kurwanya Imana ngo giyewe ngo ukunda Imana ariko ikundisha uburyarya n'ururimi. Imana ntibayikundisha ururimi n'akanwa. Yesu bamukundisha impamvu zo kumwumvira no kumwubaha. No gukora ibyo ashaka. None abajya kuri alitari bakajya kubwiriza abagore ntabwo babyemewe. Bariya ubugingo bwabo babushyize ikuzimu. Nuko erega bunase ko babikora kubera yuko bashaka ibyubahiro by'aba. Pawulo uko yavuze mu gitabo cy'Abagalatiya. Uri kunkurikirana neza mu gitabo cy'Abagalatiya. Abagalatiya igice cya mbere. Erega abantu genda nanakubwiye ni abanditsi n'abafarisayo bazakorwa n'isoni zikomeye cyane kandi bazakubitwa nyinshi. Ubu nakubwiye ko ari abantu bavuga ngo nabahanuzi ariko bafite urupfu. Akigisha ariko afite urupfu. Kandi nuko kwigisha, none se ujya kwigisha iki Imana itagutumye gute? Tuvuge se kandi Imana rega Imana ntibayitiza amaboko nshuti yanjye. Irihagije. Irihagije. None se ubwo ujya kubwiriza abantu wowe utibwirije gute? Wowe urajya gukora iki jambo ritakwemerera kugira ngo abantu bagukubitira amashyi. Abagalatiya hano mu gice cya mbere. Abagalatiya igice cya mbere. Ijambo riravuga ngo ndatangazwa nuko mwimeye vuba mutyo mukareka wabahamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo mukajya ku bundi butumwa. Nyamara si ubundi ahubwo ni ikindi. Hariho abantu bahagarika imitima bagashaka kugoreka ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ariko nihagira ubabwiriza ubutumwa butari ubwo twababwirije ari twe cyangwa ndetse marayika uvuye mu ijuru avumwe. Nkuko twabanje kubivuga nanone nongeye kubivuga niba umuntu ababwira ubutumwa budahura n'ubwo mwemeye mbere avumwe. Mbese noneho nishimwe ry'abantu ushaka cyangwa n'iry'Imana cyangwa se n'abantu ushaka kunezeza? Iyo abanyinezeza abantu simba ndi imbata ya Kristo. Agakomeza 11 avuga ngo bene data ndabamenyesha yuko ubutumwa bwiza navuze atari ubw'abantu, kuko nanjye ntabuhawe n'umuntu kandi sinabwigishijwe n'umuntu, ahubwo ni Yesu Kristo wabumenye. Uri umuntu wimuka umugore ngo abe pasteur wese ni umukozi wa Satani. Nukuri kw'Imana. Uranyumva neza? Idini ryose ryimika umugore ngo abe pasteur. N'umugabo wese wimika umugore ngo abe pasteur. Wese akorera Satani kandi ubugingo bwe buri kuzimu. Tuvuge ko cyari ikinyoma cya Satani noneho. Rega nakubwiye rega Satani banza umwumve neza. Satani yari une bonne créature. Satani yahoze ari parfait.
yari mbese ari marayika utangaje mu bwiza no mu bwenge. Muri Ezekiyeli ibice 28 harabivuga. Yego. Nanone kukubwira yuko aba bantu bibesha ko donc titre ya pastoral cyangwa ya pastola yabakiza ariko izabica. Uri kunyumva neza? None se umuntu uraza gusobanurira Paulo nawe yigeze avuga ngo jewe docteur. Uyu munsi wa none kuvuga ngo jewe nitwa docteur Kanoni runaka. Jewe nitwa reverend runaka, nitwa archevêque cyangwa archbishop. Abo basiga banavuga ko ngo hari abagenerale za Nigeria. General. ngo le général ari umuvuga butumwa. Ari muri donc muri ico gisate cya gospel cyangwa se cya religion. Uri kunyumva neza? Rero ngewe nakubwiye yuko umuntu wese wimika umugore ngo abe pasteur cyangwa ngo ayobore, si umwuka w'Imana, ni umwuka wa Satani. Uri kunyumva neza? Ubu butumwa bwageze mu Rwanda bukagera i Burayi bwajyanywe na Paulo. Wanyumvise neza? Niwe vrai architecte, niwe donc niwe mwubatsi washyizeho fondement. Uri kumurikirana neza? Rero no kuvuga ngo urwanya ibi byanditswe byera arwanya Kristo Yesu mukuri. Kandi no kuvuga nakubwiye yuko hari abantu bari kubivuga ngo Dr. Intumwa bagambanira Kristo kurusha Yuda. Uzi ko hari abagome barusha umugome Yuda. Aba bantu za Apotre ndi kukubwira. Umuntu wimika umugore ngo ashumbe atwara itorero ni mubi cyane kuruta Yuda wagambaniye Kristo Yesu. Umuntu uri kubwira umugore ngo nabo w'umusatsi ngo nta kimana izamutwara ni Yuda kuruta, nuvuga ngo ni mubi cyane kuruta Yuda. Uri kunyumva neza? Arusha umubi Sawuli. Umuntu uri kubwira umugore yuko nagira amaherena azabona ubugingo azagikuzimu ari kukubeshya madamu. Umuntu uri kubwira ngo umugore ngo yasenga adatwikiriye umutwe ari kukubeshya uzarimbuka. Ntago igitambaro nongeye mbivuge neza, igitambaro si umuco wa ADEPR, ahubwo umugore wese ujya muri ADEPR akaririmba izi zaho ziyana nandi makorari nagiye Imana yantumyeho kubabwira. Imana yarababwiye ariko bashinga amajosi ndetse bashaka kugenza ubwoko bw'Imana, mbese bashaka no gutera amabuye abo batumyeho. Nuko Yesu yatubereye ihema ritava. Uri kunyumva neza? Tuvuga ubutumwa kandi tukavuga ubutumwa bw'ukuri kw'ijambo ry'Imana, ariko abikibi bagahaguruka kubera yuko nyina ari abikibi. None se ubwo umuntu nyina akubwiye ngo wa munyabyawe ihane ibyaha bya nkuko Ezekiyeli 3:17 kugeza 21 habivuga. Reka nsoma wana Ezekiyeli bice 3. Faustin utari wahasoma waruvuze ngo ngabambara amaherena bakabaho imisatsi bakadefiriza bagatera amakanta n'amatentire bagasiga amarouge à lèvres n'amabria à lèvres. Nakubazaga ko kiragiye cy'Abisiraheli bambaraga amaherena urabeshya hano turabaza Bibiliya. Ndakubwiza ukurerega iyo ni reka impamvu hariya bamugeze hariya mu butayu bafashe ibikomo ibinuza byinuza none babikoramo ibyari ibyabo. Nibyo ndi kugusobanurira si byari cyangwa nsobanurira aho ngaho. Ndaje mpagusobanurire ndasoma hano habiri urahita ubyumva neza ko nta Mwisirayeli wambara amaherena, ahubwo uwo uyambara ni wa Satani. Nabene Yakobo nako sinabene Yakobo kubera ko kira kimasa bagikoze mu miringa bari bambaye. Ndaje aha ereganda nose ubwo ibi byanditswe n'abantu Imana yarobanuye mu bwoko bwa Isirayeli. Ibi nta munyegipite wabyanditse. Ibi ngibi nta n'umwarabu wabyanditse, nta n'umuzungu, nta n'umufaransa wabyanditse ahangaha. Nta nyandiko y'umufaransa iraha. Uranyumva neza? Nta nyandiko y'umwongereza, nta nyandiko y'umwarabu iraha, nta n'iy'umunyarwanda, nta n'iye. Hano hari urwandiko Imana yanditse ikoresheje ubwoko bw'Abisirayeli. Abantu ziba Abisirayeli mu maraso ya Yuda no mu maraso ya Isirayeli. Aha rero muri Ezekiyeli 3 Yesaya 3:8 rega idini ntabwo ari congregation, ariko ubwo urumva azakuyoborera muri iryo dini. No, idini riza nyuma. Imana ibanza kuguha umwuka wera ukabanza ugakizwa, none wamara kuba umuntu ukwiriye cyangwa ushyitse cyangwa ushyikirwamo na Kristo Yesu akakudirectinga mu mpamvu z'umwuka wera. Yego. Ariko aho nkubwiye n'aba ba faux apotre nyine nkubwira baba bari kuyobora abantu babajyana mu irimbukiro. Nakubwiye yuko ubu hari abantu Satani yasigiye kugira ngo barimbure.
ubu nuvuga ngo akaba ari apotere ariko ari apotere w'ikibi, akaba ari bishop ariko ari bishop wasizwe na Satani. Satani yahaye imbaraga amunamuhana mission. Hari abantu bari kuri mission iri diabolique, hari abantu bafite nuze hari abantu bari kuvuga ubutumwa bwa Satani. Abo rero wimwitira, none akaba ari n'abari kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ariko bafite icyaha, ubugingo bwabo buri Satani abufite. Abo bantu ujye batandukanye, ariko nyumva neza. Uwo muntu nawe rero urumva ko afite akaga n'ibyabo. Hari intumwa za Satani mwenyewe, hakaba noneho n'abantu bari gukorera kuri se ariko bafite ibyaha, bikoreye ibyaha, ubugingo bwabo buri mu kanwa k'inzoka Satani. Niyo mpamvu rero Imana yampaye ubutumwa bwiza cyangwa ijambo ry'ubuhanuzi riri muri Yesaya ibice 9 umurongo wa 15. Yesaya 19:15. Hapana, Yesaya ibice 9 umurongo wa 15. Yego. Sinzi ubwo nimba twahasoma. Muhasome cyane ni karibu cyane. Yesaya 9 umurongo wa 15. Aravuze ngo Yesaya 9:15 aravuze ngo abayobora aba bantu barabayobya kandi abo bayoboye bararimbuka. Wakumvise ngo bizatuma Uwiteka atishimira abasore babo, ye kubabarira imfubyi zabo n'abapfakazi babo, kuko umuntu wese asuzugura Imana akaba ari inkozi y'ibibi, kandi akanwa kose kavuga ibinyabapfu. Nyamara uburakari bw'Uwiteka ntiburashira, ahubwo ukuboko kwe kuracyabanguye. Imana yambwiye yuko abantu benshi bari guhanura ariko banze kwezwa. Abantu benshi bari kubwiriza ariko banze kuhagirwa. Bazabikanwa n'urupfu, bazabikanwa n'umubabaro. Ariko umuntu uzagira neza akamenya icyaha kirwanya ubugingo, Yesu yamuhereye ubuntu, cyangwa Imana yamuteguriye muri Kristo Yesu, uwo nguwo azakizwa. Ariko umuntu wese wanga kuhagirwa, umuntu wese wanga kuboneza, ijambo riramubwiye n'umuntu ukurikirana abantu aho gukurikirana Kristo Yesu. Ndase ubu abantu bari gukurikira abo ba apotere wavuze n'aba bishop ngo nabamami nabadade, kubera yuko nyine n'abaraba urupfu, ubugingo agira amakenga. Umunyamakenga yabo nibibi bije, hari abantu Imana yahaye imitima yo kugira ngo ibaburire babwire. Ariko nyumva neza. Rero Yesu yambwiye yuko abantu benshi bari gusenga ariko badafite ubugingo. Abantu benshi bari gusenga ariko bafite urubanza. Abantu benshi bari kuririmba ariko bafite, we urumva umuntu nimba uri kumubaza ngo ese ngo icya 10 ngo umupasiteri akakubwira ngo icya 10 ni itegeko, nose ko icyo akubwira ngo icya 10 ni itegeko abisomye muri Maraki, nakubwire yuko muri Hosea 2:15 ijambo rivuga ngo noneho ni ihame n'itegeko rikomeye cyane. Yesu yaravuze ngo nzamuhora iminsi yamaze yonsereza ibigirwamana bya Bali imibavu yambaye impeta zo mu matwi n'inijya gakurikira abakunzi be naho giye. Ngo reba ubuhanuzi bwa Hosea bugereranye n'ubwa Maraki. Noneho wowe uvuga ngo nuzari kuvuga ngo Aburahamu yatanze icya 10. Uri kunyumva neza? Noneho kandi ngo nkuko Sara yagandukiraga Aburahamu akamwita umutware, wowe uri kwigisha abagore urumva no kumubwira yuko azasuzugura umugabo ahubwo akakuzanira amaturo cyangwa se akaza kuguha iby'umugabo yaruhiye, kaza gutanga amafaranga umugabo yaruhiye cyangwa se inzu n'ibindi n'amamodoka. Ntabwo wumvise aho uwigeze gutanga imodoka ahantu mu Gatenga hanyuma bakajya kuyifata, umugabo akagira akavuga ati ugenda unyereke iyo mbwa y'igisambo y'umupasiteri, ngo ni intumwa. Heba umugore nyine akagenda agatanga imodoka ngo nditanze kubw'umurimo w'Imana ataguze. Urumva ubwo bwenge ubwo ari bwo? None se utanga icyo abandi gute? Atari cyawe. Nyine ngaho kandi Samuel yaravuze ngo nta cy'umuntu nariye, wowe naririye ice naje akinshinze. Ariko abandi we nukuza kubashukisha na Paulo yarabivuze. Uri kumva?
Mose ntabyo abantu yari, ariko mwebwe muri kwemeza abantu ngo wese ubundi uri kumubwira ngo azane icya 10 wowe wakoze iki ubu? Ubundi Paulo yabwirije ubwo butumwa cyangwa Petero yabwirije ubwo butumwa? Ariko ni itegeko icya 10. Ni itegeko, none so nimba itegeko urambwiriza gute? Nimba ni itegeko ry'ubugingo ariko ntago ari itegeko we rya pasiteri. Icya 10 ni itegeko ry'ubugingo ariko si itegeko we rya pasiteri. Uraza kuntangisha icya 10 se kubera? None se wayamaye cyangwa wamaye urwunguko? Bundi se nubuhanuzi iki cyangwa numwuka ki watumye mbona icya 10? Wowe pasiteri bibisambo n'abasambanyi ni buri kuvuga ngo babashyire ibya 10 ngo ibyo bakoresha ngo ibyo yakoresha ntabwo babizi. Wowe umuntu nasenga ari kukubwira ngo zana icya 10, Imana izaguha umuvumo. Nuhi icya 10 umukozi wa Satani cyangwa umuntu wagiranye isezerano n'Imana y'ikuzimu. Ni ukuri ko Imana muzarimbukana. Icya 10 ni isezerano ry'ubugingo, n'umuhe icya 10 akorera Satani yaragiranye amasezerano n'isi y'umwijima na Illuminati, muzamanukana ikuzimu. Umuntu w'icya 10 ugamuha amaturo utaratumwe na Kristo, udafite umwuka wera wa Kristo Yesu, muzamanukana ikuzimu, kuko muwamusezeranye gukorera Imana imwe. Nicyo Rusi yavuze ngo Imana yawe izaba Imana yawe yanjye, igihugu cyawe kizaba igihugu ubwoko bwawe. Rusi yatuye neza, ahita hinduka umuyudakazi ku mbaraga. Kandi atari umuyuda. Uburusi hari abayudakazi yarushije ubugingo, abandi bakobwa n'abagore bo muri ngo b'abayudakazi bagikuzimu. None se abari abagabo banuze ba Rusi na Orupa ntibarimbutse kubera ko bari bagiye Mowabu isaho kujya rero. None nawe rero uyu mupaseri wimwumvira, ahubwo banza wumvira iki jambo rikubwira. Ubu urajya gutanga icya 10 unaboshye imisatsi sha, urajya gutanga icya 10 wa mugore we cyangwa mukobwa wambaye ipantaro, wambara ubusa, wambara bikini nuze, wambara ubusa, wambara kora umubiri wawe ugenda wishushanyije inuze, ugenda ukora seduction, ugenda useduwiza usiga umwanda abantu. Kwambara ubusa ukavuga ngo ufite ngo dadi wawe cyangwa paseri wawe ngo papa wawe. Nukuvuga ngo uzarimbukana nabyo. Imana ntiyagusabye amafaranga, ahubwo yashatse ko ugira gute uri umutinde, ahubwo banzu yemerere agukiza ubutinde, agukiza urupfu no kurimbuka. None tuzayimenya gute abapasiteri badakorera saha? No, okay, nimba ari kukubwira icya 10 n'amaturo, anakubwira iyo Mana nayivuge mu itangira ukageza mu byayishuwe atarobanuye, kandi yigisha abagore kubaha Imana. Ariko abo bose bababwira ngo bagore ni muze muse n'indaya muse n'aba Yezebeli, saba pasiteri bukuri. Abapasiteri bose utabwira umugore yuko agomba kugira, none se abagore ko aribo bakunze kubwirizwa, kandi n'abagore ni uko. Uranyumva neza? Kandi n'abagore abagabo babwirijwe gukunda abagore no kutagira amahane no kutarwana, ariko umugore ni byinshi Imana yamubujije. Kutabaho imisatsi, kutambara, kuko yanamubwiye ko niyambara nyina umaherena Hosea 15 izabimuhanira. Nakubwiye ngo ijambo ravuga ngo hari kimwe mbasaba, Gideon hano 8 abacamanza 24 ngo umuntu nami impeta zo ku matwi z'iminyago mwazanye, ngo Abamidiyani bambaraga impeta z'izabo ku matwi yabo kuko barabishimaye. Navuga ngo nawuze nkubwira yuko nta Mwisirayeli nta Mukristo kazi wambara iherena. Ayambara nabaye abantu babe kandi bakavuga ngo abasiramu kazi bambara. Ndakubwiza ukuri bura nimba ari abantu ba mbere kwisi bambara naba masera n'abasiramu kazi. Kubera iki? Kwambara birebire ntabwo bivuze kwambara neza. Ahubwo kwambara ikanzu ibereye umukobwa agatwikira ubwambure bwe. Kandi simvuze ngo no kugira ngo za midi skirt cyangwa se za petetre. Ambara ikanzu nziza itarimo gapira, itari jipe mulante, uri kunyumva neza, itarimo za stretching, wambare byo kubahisha Kristo kandi bitaze pasua. Yesu yambwirega ko igitambaro kiruta amakanza abagore bambara. None se ubwo umugore aboshye umusatsi cyangwa awudefirije cyangwa atekana narangiza kire igitambaro, none se ari gukorera we mwana, ari gukorera urupfu. Umwami uri gukorera ni Apollo. None nka kanta nayo ntago wayishyiramo. Nabikubwiye erega abantu nibayisoma ijambo ry'Imana, ariko ko nakubwiye yuko mwabanyamasengesho mwe n'abaririmbyi muri gukorera ubusa, mufite urubanza. Imana iri kubatumaho abukuri aho kugira ngo mubumvire mugasinda za nuze
zangwa inzira y'umusaraba munuze mukirwa mureba izi nzira z'umusaraba ngo babamenya bapapa sava n'utundi tuntu kandi mukabeshyera kuri so ngati twebwe turaba Kristo murabisi uw'u Rwanda si uwa Kristo ni uw'u Rwanda nyine uw'Afrika ni uw'Afrika ntabwo ari uwa Kristo uwa Kristo abana nawe akora ibye akora ikijambo ibyo bihugu u Rwanda rufite itegeko nshinga ryabo ni nation ukwayo na Kristo nawe afite nation ye wabyumvise muri Kristo Yesu niho abantu badacirwaho iteka umunyarwanda acirwaho iteka umunyafrika umwirabura n'umuzungu uri kumva Amerika ntiyagukiza n'ikinyamerika nta by'abagande nta wa wundi wabeshye ngo hari izindi nzira ngo nuze ngo Yesu si we nzira yonyine Yesu ni we nzira yonyine cyane cyane iteka ryose n'ukuri reba iyi ntumwe ibeshya ngo nyine Yesu sa ntabwo ari we nzira we yonyine Yesu ni we nzira yonyine ndetse rukumbi ubutumwa Paulo yavuze nubwo ubusenye niwe wisenye ntabwo wasenye ibyo Paulo we yabimeneye amaraso kandi anakizwa anishimira kuvuga ubutumwa bw'ukuri wowe uvuga ubutumwa bw'ikinyoma warangiza ukabeshya ngo rintu ubeshya abantu nisi watumwe n'inda utumwa na silabisi kubeshya nyine uvuga niyo mpamvu uvuga uti jewe doctora yanjye nibanza hagakurikiraho ninuze na apostola noneho ukajya wavuga amazina yawe baba babeshya rero kandi abayizi ntumwa z'ibinyoma ziraza zikikakaza mwubaha abashumba mwubaha abapaseri bagire none wowe kutubaha Imana iyambara avuga ngo usuzugwa niko Samuel wa mbere ibice bibiri avuga usuzugwa azasuzugurwa uzubaha Kristo Yesu azubaho uzasuzugura Kristo Yesu azasuzugurwa cyane rero mu mugambanishiriza indamu n'inda ntabwo uyu muntu uza kwigisha ibya 10 nuko abuze ibyo nuko nta butumwa bumurimo ntabwo icya 10 ari ubutumwa nta nubwo wisaba si ubutumwa ninuze n'ubuyobe bwo mu 1844 ngo batemwe de Jehova murwanya Imana mukarwanya Kristo wayo mukarwanya bera mwarangiza mukabeshya ngo murabahamya ba Yehova Yehova ni divinite wabyumvise Yehova ni divinite ijambo ravuga ngo nta rindi zina abantu baherewemo wikirizwamo musi y'ijuru usibye izina rya Yesu Kristo abantu niyo mpamvu mubwira ko Satani yagiye ayobya ayo madini nakubwiyane Catholicisme Islam Adventisme na nyuma nanuze niyo Témoin de Jéhovah n'abandi bantu benshi ubona kubwiye nyine n'aba banuze nizi bavuga ngo Église de réveil nizo bita ngo za Christianisme di Celeste ariko rero no kuvuga ngo abantu bari mu mwijima n'ubuyobe bukomeye cyane rero ijambo ryakubwiye ngo ndari gusubiriramo 9:15 ngo abayobora aba bantu barabayobya kandi abo bayoboye bararimbuka bizatuma Uwiteka atishimira abasore babo ye kubabarira imfubyi zabo n'abapfakazi babo kuko umuntu wese asuzugura Imana akaba ari inkozi y'ibibi kandi akanwa kose kavuga ibinyabapfu nyamara uburakari bw'Uwiteka ntiburashira ahubwo ukuboko kwe kuracyabangwa ndi kwibutsa umunyabyaha usenga wibeshya ngo ari kujya mu ijuru uri kugikuzimu tandukana no gusambana no kwifuza kubi tandukana no kwibona n'ubwibone tandukane no gutukana tandukane no kuroga no kubeshya abantu nimba Yesu atagwaye ijambo wiza kubeshya isi nimba umwuka wera atari ukubwiye urinde wo kuza gukritika ariko reba nk'iyi nda y'umugore iza ikaza gukritika abantu b'Imana kandi ubizi neza kuri ndayo ntubizi Yesu agukiza kanseri ariko ugakomeza kurwara kanseri y'umunwa n'ururimi ntabwo abantu bagukeneyeho ubufana ntabwo dukeneye brand ya fanatism ntabwo turi nayo kandi imvugo ijambo ahubwo ryatugize abakora ino bakabiri bice 2:14 kugeza 17 waravuze ngo ariko Imana ishimwe kuko ihora iturangaje imbere kaduha kuneshereza muri Kristo Yesu no kwizima impumuro nziza yo kuyimenya ko turi impumuro nziza Kristo ku Mana hagati y'abakirana barimbuka kuri bamwe turi impumuro y'urupfu izana urupfu ngo kubandi turi impumuro
bugingo ihesha ubugingo. Ariko ibyo ninde ubukwiriye? Ngo nitwe kuko tutameze nk'abenshi bagoreka ijambo ry'Imana, tumeze nk'abatumwe n'Imana bakavuga ibya Kristo imbere yabo. Rero nimba nta kindi ubaza umuntu w'Imana Faustin, numva yuko naririmba indirimbo hanyuma narangiza ngasenga. Faustin, hari akandi kabazo wenda nakubaza kugira ngo usobanurire abakunzi bacu. Wenda tugira isezerano, niba wenda ubyemera, wenda birashobora kubyemera, wenda isezerano rishya n'irya kera. Noneho ukiri aho ngaho, ukiri aho ntugire irindi jambo uvuga. Reka nsome Matayo 13:52. Yego. Matayo 13:52. Haravuze ngo, ntega amatwi neza. Yego. Haravuze ngo, arababwira ati, nicyo gitumye umwanditsi wese wigishijwe iby'ubwami bwo mu ijuru agereranywa na nyir'urugo utanga ibintu bishya n'ibya kera bikuye mu bubiko bwe. None se ubwo uri kumbwira ngo isezerano rye Yesu, ubwo se ngusomera na hano muri Luka 22 havuze ngo mufite inkota zingahe? Ngo ebyiri, izo zirahagije. Ya yindi bahita bavuga ngo Petero ngo atwara inkota. Iriya nkota Yesu yarayikeneye. Inkota ebyiri bivuze ngo iki? Ni isezerano nyine iryo rya kera n'irishya. Erega abantu nawe uzasobanura amagambo ya Kristo Yesu atatumwe na Kristo, atanahawe ubwenge na Kristo Yesu. Dusobanura ibya Kristo kuko tubana na Kristo Yesu, kandi tunirukana Satani akaduhunga kubera ko Kristo Yesu atwuzuye. Ikibi kituriho ni twaba turabo kwikoza isoni. None se wari wumva umukatolike uvuga ngo mu izina rya Yesu Kristo, ahubwo ajya gukora marituwere n'amanuze na za senterite n'ibindi bintu by'abadayimoni bajya kwiga bya magie blanche? Uranyumva neza? Yego. Jewe icyo nashaka kugira ngo usobanurire, hari isezerano muri Bibiliya, tugira isezerano rya kera. Yego. Wenda iryo sezerano ryasezeranijwe Abisirayeli ku musozi wa Horebu ry'amategeko, sibyo? Noneho muri nuza mu isezerano rishya hakabamo isezerano ry'amaraso. Ayo masezerano atandukaniye, yabatandukaniye. Reka ngusubiza Abaheburayo, ariko ubwo urumva ubwo ngusubiza ujye untega amatwi. Abaheburayo ibice 6. Ndakumva cyane rwose. Abaheburayo ibice 6. Abaheburayo ibice 6. Nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose, twe kongera gushyiraho urufatiro rwa kabiri urwo kwihana imirimo ipfuye, kubigisha ibyo kubatizwa no kurambikaho ibiganza no kuzuka kw'abapfuye n'iby'urubanza rw'iteka. Icyakora Imana nibikunda tuzabikora, kuko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n'umucyo bagasogongera impano iva mu ijuru, bakagabana ku mwuka wera, bakanasogongera ijambo ryiza ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza, maze bakava mu byo bakavamo, ntibishoboka kongera kubahindura bashya ngo bihane, kuko baba bongeye kwibambira umwana w'Imana, bakamukoreza isoni ku mugaragaro. Kuko dore iyo ubutaka bwanyoye imvura yabuguyeho akenshi bukameramo imyaka igirira akamaro ababuhingirwa buhabwa n'Imana umugisha, ariko niba babumeramo amahwa n'ibitovu buba buhinyutse bugeze hafi yo kuvumwa, kandi amaherezo yabwo ni ugutwikwa. Ubwo uri kumva icyo kintu? Aba ni abantu bari kubwirwa si n'ubutaka busanzwe. Ariko bakundwa, nubwo tuvuze dutyo, twiringiye tudashidikanya yuko ibyanyu birusha ibyo kuba byiza, nuko bizazana agakiza, kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'urukundo mwerekanye nuko mukunze izina ryayo, kuko mwakoreraga abera nanone mukaba mukibakorera. Ariko rero turifuza cyane ko umuntu wese wo muri mwe yerekana uwo mwete wo kurinda ibyiringiro byuzuye kugeza kumeruka, kugira ngo mutaba abanebwe, ahubwo mugere ikirenge mu cy'abaragwa amasezerano, babiheshejwe no kwizera no kwihangana. Hanyuma 13, ubwo Imana yasezeraniraga Aburahamu, kuko ari nawe yajyaga kurahira uyiruta ubwayo, nicyo cyatumye yirahira ubwayiti, ni ukuri guha umugisha nzaguha umugisha, kandi no kugwiza nzakugwiza. Uko niko byabaye, kuko Aburahamu amaze kwihangana yahawe ibyo yasezeranijwe. Abantu barahira ubaruta,
no mu mpaka zabo zose. Indahiro niyo izirangiza kuko iba ikomeje amagambo. Nicyo cyatumye Imana ishatse kurushaho kugaragariza abaragwa ibyasezeranijwe uko imigambi yayo idakuka, yongeraho indahiro kugira ngo ibintu bibiri bidahinduka ibyo Imana itabasha kubeshyeramo biduheshe ihumure rikomeye twebwe abacikiye gusingira ibyiringiro byashyizwe imbere yacu. Ibyo byiringiro tubifite nk'igitsikamutima gikomeye kandi gishikamye kinjira hirya y'umwenda ukingiriza hera cyane, aho Yesu yatwinjiriye atubanjirije amaze guhinduka umutambyi mukuru iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Umvise mu magambo? Rero wowe uri kumbaza ngo isezerano rya kera, none se Aburahamu numvise ko muzanye mu isezerano rishya? None se ntuzi ko hano muri Luka 10 yavuga ngo Lazaro ajya mu gituza cya Aburahamu? Rero ibyo byose isezerano rya kera ni ukuvuga ngo twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abantu, birano mu Befeso bice bibiri. Yesu Kristo niwe ukomeza imfuruka. Uri kunyumva neza? Rero none se ahangaha muri Matayo bavuze ibya Eliya na Yohana umubatiza. Uri kunyumva neza? Hano mu byahishuwe bavuga Mose na Eliya. Uri kunyumva? Rero nagira ngo nkwibutse neza yuko abo birirwa baratanga isezerano, ndi kukubwira yuko abantu nibareke kureba Imana agiye yantoranije, ntabwo nta muvuga butumwa waje kumbwiriza na pasiteri waje kumvuna. Urankurikirana neza? Rero Imana niyo yamaye umwuka uwo umbona nuwo nkwiriye kugira muri Kristo Yesu. Uri kunyumva neza? Nubu Imana iracyatoranya. Imana ifite abizatoranye kuruta Yesu nani ntuze uriya Yakobo cyangwa Aburahamu. Uri kumurikirana neza kuko nimba bigaragara Imana ivuga ngo mubabyawe n'abagore nta uruta Yohana umubatiza, menya yuko Imana izerekana umanuza uruta Mose, uruta Enoke, unaruta Nowa. Uranyumva neza? Rero nimba Yesu avuze ngo muzakora ibirusi byo nakoze, umva ko hano Imana ibitse imbuto izerekana mu isi. Uri kumurikirana neza muvandi? Rero wivuga ngo kubwo gutoranya ngo nuko Paulo ntago ari we wanditse Bibiliya yose. Uri kunyumva neza? Yanditse izi nyanzandiko 9 ariko unemere neza yuko aba barukana ba Matayo ntago ari ba Paulo. Uri kunyumva neza? Eliya ntago ari Paulo, Yesaya si Paulo, Yeremiya si Paulo. Uri kunyumva? Kandi bavuze ubutumwa bwiza, kandi ibyo Paulo yagaruka nk'uko umuhanuzi Yesaya yahanuye. Uri kunyumva neza? Yesaya nawe yari intumwa ya Kristo Yesu, Mose yabaye intumwa ya Kristo Yesu. Ibyo rero uri kuvuga ngo isezerano ngo rya kera ngo irishya, Yesu ni isezerano mu mpamvu zose. Ni isezerano iburyo, ni isezerano ibumoso, ni isezerano kera, ni Yesu uko yarari niko ari, ni nako azahoraho iteka ryose. Biri hano muntu uze mu Baheburayo 8:13. Wabyumvise neza? Utwo tuntu rero n'utwo bateologiye n'abantu bavuga ibibazo by'umwanda bidafite impamvu z'igisobanuro. Gracieux. Niko nyumva neza? Tunolese tuvuge ko abateologiye ntago bemera muri n'abaswa babi cyane, kandi ntabikubwira abateologiye n'abaswa babi cyane. Umuteologiye usibye kubeshya ngo ko yize nta kindi kintu afite, ntashobora guhagarara ngo arebe nkuko Eliya yarebaga, niyavuga nibyo Eliya yavuze, niyagira amaso nk'aya Elisa. Uranyumva? Rero usibye buriya nimba ari abantu babaswa babaho mu isi n'abateologiye. Uranyumva neza? Nimba hari umuntu w'umuswa ubaho mu isi ni umuteologiye. Narakubwiye ngo umuhanga wa mbere wabaho wagaragara mu isi ni umuntu wumvira Imana muri byose. Amen. Hanyuma uzambwire nyine ishuri rya Eliya, ninde mwarimu wigishije kwandika umugabo, ninde wamwigishije inyajwi n'inyuguti? Mbwira umwarimu wigishije Mose. Hanyuma umbwire tape enfant de Sadene Shadele Vasen, ninde wigishije Yeremiya sha? Ninde wigishije Samuel? Hanyuma nsobanurira ninde wigishije Enoki? Nsobanurira Tamisa Benene de Sadene Shadeleva, ninde wabwirije Abeli kujya gutanga igitambo kinezeza Imana? Rero nakubwiye ngo umuteologiye ni faux théologien, umuteologiye ahubwo ni nk'injajwa. Uranyumva neza? Ntafite kureba ngo amenye organigramme yanuze y'abadayimoni, ntafite kumenya organigramme, amenye nyine ibyuzuye kuri Yesu, aza gutanga inyuguti n'inuze n'amasilabisi no kubabwira Bibiliya ntago ari ikinyamateka sinimvawusha. Uranyumva neza? Yesu yambwiye ko nta doctrine iba muri Bibiliya. Muri Bibiliya habamo amagambo abiri, umwuka n'ukuri. Wanyumvise neza? Biri muri Yohana.
muri Bibiliya habamo Kristo Yesu, ntabwo abo ba Nebukadinezari nabo ngo ba Alexandre Regara n'ibindi. Ibyo ni bya histoire. Ibyo ni bya histoire. Ibyo ni bya histoire n'ubugereki. Yesu ntasa rero n'amateka. Ahubwo Yesu ashyiraho amateka. Wanyumvise? Yesu agira ati, Yesu ashyiraho amateka. Ni amateka ko Satani yabanje kuba mu ijuru. Ariko ubu ngubu ni gitangaza ko Imana yamujugunye ikuzimu ikazamura umunyabyaha Faustin ubakaba ari mu ijuru ku Mana na data. Ntabwo byumva se? Nakoze ibyaha kugira ngo Yesu ambere umucunguzi n'umukiza. Kandi kugira ngo muvuge. Ariko Satani natinya icyo ngicyo kubera yuko yaremanye ubwiza n'uburanga ngo n'indirimbo ngo byari muri we. Ariko teoloji yari abanyabinyoma. Urumva umuntu wese ushaka ibyubahiro baramwoshya ngo genda ujye kwiga uzavuge gutya. Umuntu wese w'ikigoryi baramwoshya ngo hanura gutya. Umuntu wese w'ikigoryi baramwoshya ngo igisha gutya. Umuntu wese w'ikigoryi bamushakira teme. Ntabwo umuntu w'umunyamasengesho n'umuntu w'Imana bamushakira teme. Ahubwo arasenga Imana ikamubwira ikikwiriye kumubwira. None se Faustin, kaba kw'amadini bari kubasaba kugira ngo bige teoloji. Ubwo tuvuge ko amadini agiye ndeba hano neza. Ndeba hano neza. Ntituri muri 2024. Ntabwo 2024 yakuraho impamvu z'Uwiteka. Ijambo riravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira kamero k'Imana ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugondera. Ahubwo ngo yisize ubusa ajyana akamero k'umugaragu ndetse ngo ntiyanga no gupfa urupfu rwo ku musaraba. Ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru ikamuha izina risumba yandi mazina kugira ngo ibyo mu ijuru, ibyo mu isi n'ibyo munsi y'isi bipfukame mu izina rya Yesu Kristo. Ngo kandi kugira ngo indimi zose zihamye yuko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana ihimbazanywe natwe. Uranyumva neza? Umuntu wese w'ikinyoma, umuntu wese wikakaza, umuntu wese uvuga ibye akubwiriza kumukunda no kumwubaha no kumukurikira. Eliya ntiyigeze abwiriza gutyo, rega nabikubwiye na Paulo niya uranyumva neza? Paulo yaravuze ngo nimukora iki jambo Yesu yambwiye ya uko ibyo nahishuriwe nanjye nibyo nabamenyesheje. Abo impamvu rero badahishurirwa ahubwo bajya gusoma ibitabo nuko nta guhanura bafite, ntiyakirukana Satani, ntiyasengera dayimoni, rwose nta kindi. Ahubwo ajya kwiga teoloji kugira ngo ashake ubwami, ashake ruwayomi. Uri kunyumva neza? Twebwe ntiturabaza ruwayomi, ahubwo nd'umwami Imana mu izina rya Kristo Yesu. Uranyumva neza? Aba rero nyine rega nyine na amategeko Satani n'isi baha kugira ngo ab'umwuka bikange. None si yabavugaga ngo bamenya yuko Petero na Yohana batigishijwe ahubwo bamenya yuko babanye na Yesu. None se ijambo rivuze ngo Imana izakoze isoni abanyabwenge. Nabo bateoloje rega bungu bari gututubikana. Umuteoloje ntashobora gusengera umuntu ngo sida ikire. Imana ntiyabimuha kubera yuko izi ko ari umugome. Yakikomanga yazasiribanga abantu. Uranyumva neza? Nakubwiye ngo nashuri Mose yagiye kwigamo guhanura. Ntaryo yari yagiye kwigamo guhanura. Ariko uyu munsi wa none abagome baraza bagabwira ngo ishuri ry'abahanuzi. Ngo umuhanuzi w'umwana. Ninde ni wowe ukuza abantu sha? Wowe uza kuvuga ngo umuhanuzi w'umwana ninde wakujije Yesu? Si Imana bwite. Mwebwe rero muvuga ngo mwigire ibirenge kuri izo nyamaswa z'abahanuzi cyangwa z'abapasiteri. Muzabona ikibazo gikomeye cyane. Nabi gihe umunyakinyoma n'uw'igihe gito, n'umuntu n'uw'igihe gito, Yesu Kristo n'Uwiteka. We ariko nyine nakubwiye ngo umuteoloji uri kumwishinga, ariko ntabwo azagukiza urupfu. Kandi wowe ubwo uvuga ngo paseri wawe yakubwiye gutya na gutya, mu rupfu ntabwo amarayika azakubwira ngo Imana yahaye umuntu donc yamuhaye kuba kwihitiramo. Umuntu ni arbitre kuri choix. Donc nous voyons choix arbitraire. Si uranyumva neza? Umuntu rero we afite amahitamo. Wiza kuvuga ngo paseri wanjye yambwiye yuko ngo ipantaro nta kibazo, ngo Imana ngo itareba ngo ku myambaro ngo itareba. Imana ireba ku kintu cyose, ireba kuzura, ikareba ku gutwi, ikareba ibyo watekereje, ibyo wavuze, ibyo wariye, ibyo wanyweye, n'uburyo waryamye, n'uburyo wabyutse. Nta rusoni. Uko ubona ingingo zitandukanye, nuko umupira utawita ikote. Ni nako n'Imana nayo idashobora kwitiranya ibyo ukora ngo ibiyoberwe cyangwa se ijye kuvuga ngo wakoze neza kandi ukora nabi, cyangwa wakoze ibyaho kandi warakoze iby'abantu. Washatse icyubahiro cy'abantu, ntabwo wakurikiranye impamvu zo gukiranuka k'Umwami Yesu Kristo. Niyo mpamvu rero ujya gututubikanira. Nakubwiye yuko abateolojiye bazatutubikana, ariko abanyamasengesho Imana izabahera ubuntu Umwuka Wera.
wakumvise tumve ko abateoloji nta mwuka wera baba bafite rero nakubwiye banza unyumve neza kandi nshaka kukubaza ko amadini harimo abateoloji gusa ubwo iyo generasiyo ije kurangira nabwiye abo bateoloji ko barutwa n'abantu bize shimi murutwa n'abageographe murutwa n'ababiologiste n'abashimiste n'abafizisien murutwa n'abamathematiciens murutwa n'abaekonome murutwa n'abo bapolitologue bigisha za politike n'inuzi byari kubabera byiza iyo mujya kwiga za sociabilité n'izo nabyanuzi na bya psychologie n'inuzi mukaba psychologue cyangwa inuzi psychologist ariko uza no kubeshya ukanivuna ukavuga ngo wize ishuri ryitwa theologie n'umuvumo ni n'umwanda mubi cyane uranyumva neza abantu nimwige kubaha Imana ijambo yarivuze ngo igisha umwana hanyuma umwana uzamwigisha theologie toza umwana wawe inzira wowe nawe ubwawe nuramenya kwiyigisha kubaha Imana uraza kunyigisha kubaha Imana utese nuyizi none se Yesu banza unyume ndeba Yesu yirukanya abadayimoni Yesu yarahanuraga Yesu yararondoraga hanyuma nyine nunyereka umuteologie urondora akirukana abadayimoni kandi akigisha ukuri wese nzamwita umuteologie nzamwubaha kuko azaba kwiriye icyubahiro ariko wimbeshya babavangira aba umuteologie ubuvuze ngo kwambara ikote no gushyira inda hano imbere no gutebeza rimwe na rimwe mukabeshya yuko nibaha amamodoka n'amazu aribwo ngo muzitwa abakozi b'Imana kandi muri abakozi b'umubiri n'abakozi b'isi ndetse na Satani ndetse rero abakorera Imana mukuri Imana ibitura ubugingo n'icyubahiro nakubwiye yuko ukorera sirabisi no kunezeza abantu Imana ahubwo izamutera kubora no gututubikana gukomeye cyane Imana ishimwe amen wari wambwiye ko ugiye kuririmba nari nakubwiye ko ngiye kukuririmbira indirimbo ya 92 indirimbo ya 92 Imana ishimwe cyane indirimbo ya 92 mu gakiza ni ukuri kw'Imana tukaririmbe ma mvuko ijambo rivuga re 92 ni ukuri haravuze ati mwijuru ni heza cyane kuko hatabamo ibyaha no ukuri ni heza cyane ni Yesu wahateguye dushimire Yesu Kristo kuko yaduteguriye ibyicaro byiza cyane mwijuru ku Mana Data mwijuru ni heza cyane nta musinzi uzahagera n'ukuri ni heza cyane nta mujuru uzahagera dushimire Yesu Kristo kuko yaduteguriye ibyicaro byiza cyane mwijuru ku Mana Data mwijuru ni heza cyane nta murozi uzahagera n'ukuri ni heza cyane nta mwicanyi uzahagera dushimire Yesu Kristo kuko yaduteguriye ibyicaro byiza cyane mwijuru ku Mana Data mwijuru ni heza cyane ntihazajya abahebesi n'ukuri ni heza cyane nta mugomo uzahagera dushimire Yesu Kristo kuko yaduteguriye ibyicaro byiza cyane mwijuru ku Mana Data mwijuru ni heza cyane hagenewe abakijijwe n'ukuri ni heza cyane kandi hazicara bera dushimire Yesu Kristo kuko yaduteguriye ibyicaro byiza cyane mwijuru ku Mana Data haleluya ngo mwijuru ni heza cyane nta mwehesi nta musinzi nta mwibone nta n'umwibonekazi nta munyakinyoma nta munyakibi nta n'umuteoloji uzajyayo hazajyayo ukiranuka uwumvira Imana mukuri kose amena mu mpamvu z'umwuka wera rero umuntu wese udashaka kumvira ukuri wese azahinduka ubusa azahinduka ikinyoma azarimbukana na Satani Yesu uko yanesheje nawe aguhamagarira kunesha kuko Imana yarambwiye ngo yatumye Imana ubwayo yemeye ko abasambanyi bavuga izina rya Yesu Kristo genda unyumve neza urumva nkubwira uko numvanye Kristo ambwira
yemeye ko umusinzi avuga izina rya Yesu, yego, yemera ko umurozi avuga izina rya Yesu. Ariko igihe kiraje kandi kirasohoye yuko abasenga basenga Imana Data mu kuri no mu mwuka aribo bazerekanwaho icyubahiro cy'izina rya Yesu Kristo. amen. Hanyuma uyu muntu w'icyapa nakubwiye wahamagawe n'Imana ariko akaba akomeje gukora ibyaha, azari